nabonaga nta bushobozi mfite kandi bakambwira ko ahenze kandi njye nkabona ntayabona bitewe n'imibereho nifitiye. yaza kuba agenda wenda nkaho ku Rusumo nari kuva wenda kuba wenda w'Abashinwa ariko kubera atavaga hano. Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tunabifuriza kugira ubuzima buzima bwuzuyemo ibyishimo ndetse n'amafaranga, kuko isi kwibamo nta mafaranga kubaho biragoye. Hanyuma rero uyu munsi hari umuryango twagiye gusura, ni umuryango wabyaye umwana muri ba bana nyine bakunda kwitwa ngo ni ba nyamweru, ariko nyine iyo mvugo ntabwo ari igikoreshwa, ahubwo tuvuga ko ari umwana wenda ufite ubumuga bw'uruhu. Hanyuma ni umwana, ubundi tuzi neza ko umwana ufite ikibazo cy'ubumuga bw'uruhu akenshi akunda guhabwa cyangwa se kugenerwa ibintu byihariye, harimo nk'amavuta ndetse n'ibintu bijyanye n'imirire. Hanyuma uyu munsi rero turi kumwe n'umuryango we, reka wenda batuganirize batubwire ese umwana yenda yavutse gutya, se yaje wenda uruhu rwaje guhinduka nyuma cyangwa se ni uko yavutse. Reka tubongere tubakire babyeyi. Amakuru Ni meza. Hanyuma se uyu mwana mu by'ukuri umuntu amubonye urabona ko ntago wenda asa n'abandi, reka mvuge uko nguko. Ese mbere ikibazo cya mbere nababaza, uyu mwana abana bose mufite niko bameze cyane n'umwana wa mbere mwari mumaze kubyara? Oya, abandi bafite umubiri nk'uwacu. Niyo ngo n'imbyaro ya karindwi yaravutse tubona ni uko asa. Ni uko nguko asa. Nuvuga ngo yavutse ameze gutyo n'ubundi nta kuvuga ngo wenda yavutse afite uruhu rusanzwe wenda biza guhinduka nyuma? Oya, niko yavutse asa. Ni uko yavutse asa. Ubu se wenda ku bintu bijyanye n'amavuta kwa muganga nta kintu babategetse wenda, kuko tuzi neza ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu cyangwa se muri bandi tuvuga ngo ni ba nyamweru, tuzi ko bakunda guhabwa amavuta yihariye cyane cyane, kuko bo urumva guhangana n'izuba ntabwo biba byoroshye. Nta mavuta kwa muganga baguhaye se? Ntayo bakubwiye ugomba kuzajya ugura? Bimeze bite? Ntayo bigeze bampa. Ntayo baguhaye? Nta nayo bagutegetse se ko ugomba kugira? Ugomba kujya kuyashaka, kuko tuzi neza ko abo bantu bisiga amavuta ntabwo ari asanzwe bijyanye n'uburwayi baba bafite. Bambwira ko ari ukuyagura, ariko njyewe nta bushobozi mfite, ndi umukene. Bababwiye ko ari ukuyagura? Ntundi ayo mavuta ntabwo ku muturage biragoye kubera ko aba ahenze. Hanyuma se reka tubaze uyu mubyeyi fata mikoro tuganire. Hanyuma se ubwo ngubwo ko ubundi duheruka, ubundi abana nk'abo bakunda kujya kwa muganga bakabaha amavuta, ko bisiga amavuta asanzwe. Ntabyo wari uzi ko umwana nk'uwo yenda yisiga amavuta yihariye atandukanye n'ay'abandi? Sinaba mbimenya ntarayabonye. Ntabyo uzi, nta n'ibyo wumvise? Narabyumvise ariko njye koko nta bushobozi nari mfite, ntago nayabonye. Ese ntabwo wagerageje nibura uvuga ati ese ko byaba umwana umeze gutya kandi nkaba nzi neza ko wenda agenerwa ibi bintu byihariye, reka ngerageze njye no kubaza kwa muganga cyangwa se njye no mu buyobozi wenda mbaze numve wenda ibyo bambwira, wenda niba nta n'ubushobozi nabona wenda bashobora no kumfasha nkabona n'ayo mavuta? Ntago nagiye. Ntabwo wigeze ujyayo? Numva utabirangayemo. Nabonaga nta bushobozi mfite kandi bakambwira ko ahenze kandi njye nkabona ntayabona bitewe n'imibereho nifitiye. Hanyuma reka twongere tuganirize umugabo wenda dusezera. Hanyuma se reka nkubaze, wenda ujya kumara wenda umara ukiri hano byanga byakunda, wenda bakakubwira ko umugore wawe abyaye wenda umwana ufite uruhu rudasanzwe, wiyumvisha umeze ute mu mutima se? Nabyakiriye nk'uko mbibonye nyine, kubera ko nta hantu yajyaga ajya. Yaza kuba agenda wenda nkaho ku Rusumo nari kuva wenda kuba wenda w'Abashinwa ariko kubera atavaga hano. Nabyakiriye neza nta kibazo. Hanyuma se buriya ntabwo byagutunguye ukavuga ati si umugore, ugahita utekereza no guhita umwirukana? Cyane ko wenda henshi usanga iyo umubyeyi abyaye wenda nk'uko umwana udasanzwe usanga bahita bamwirukana nyine bagahita bamusenda. We ntabwo wigeze ubitekereza uvuga ati noneho uyu mugore ni bwoko ki utangiye kubyara abana bameze gutya? Oya, ntabwo ibyo nabitekereje, ahubwo narishimye ndavuga ati wambyaye umwana rwose w'umuzungu kandi itamuhaye n'abakire, amuha njyewe w'umukene. Rwose narishimye cyane. Hanyuma rero se reka tugaruke kuri cya kibazo cy'ino kijyanye n'imibereho.
ntabwo mwigeze mujya kwa muganga wenda ngo babategeke bavuge ati hano amavuta ntahari reka tubahe taransiferi mujye kiri hariho mujya kuyafatira, ntabwo mwigeze mujya kubaza? twagiye muganza baratubwira ngo ntayahari, ngo tuzajye kubaza nyine ku bigo bikuru. Ubwo rero ntabwo twagiye kwa n'amatike twagiye tubura ntitwajyayo n'ubushobozi bwagiye bugura. hanyuma se nk'abanyarwanda bazabona kino kiganiro ni iki mwabisabira kugira ngo wenda umwana wanyu akomeze agire ubuzima bwiza, cyane ko ni ibintu biba bitanasanzwe kenshi, ni ibintu biba bitanasanzwe muri karitsiye kubona umwana umeze gutya, noneho n'ahantu tuba mu gice cy'iburasirazuba haba izuba ryinshi, kandi umwana nk'uyu akenshi kubera kujya ku zuba cyane nyine aba akenera ayo mavuta yihariye. Ese ni iki mwakisabira nk'abantu muri rusange, ni iki mwumva babafasha wenda kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze kurushaho kugenda neza, cyane ko niba mufite n'abana 7 urumva byonyine kwita kuri abo bana ugahindukira n'uyu mwana ukamwitaho mu buryo budasanzwe, ni iki mwakisabira abanyarwanda muri rusange? nuko nyine leta idufasha kubera twe nta bushobozi dufite bwo kumugura amavuta, bakadufasha bakaduha tukajya tumusiga nawe akagira uruhu rwiza, umubiri we ukaguma umeze neza. hanyuma ni iki mwakisabira abanyarwanda bazareba kino kiganiro noneho muri rusange? ubufasha icyo bufasha mwakisabira abanyarwanda bazareba kino kiganiro? ubufasha nyine badutera nk'inkunga, kubera nyine bumvise n'iki kiganiro bakishima. Tera inkunga mukabona amafaranga mukajya wenda kugura ayo mavuta, bagize neza. hanyuma reka tubashimire, murakoze, mukomeze mwihangane. Twizere ko abanyarwanda bazabona kino kiganiro nabo kuri wa mutima wo gufasha bazabafasha, wenda ubonye 100, ubonye 500, ubonye 2, basi wenda akabohereza tukazagaruka wenda hari ubufasha bwabonetse, byaba ngombwa n'ayo mavuta y'uyu mwana tukayamuzanira. muzamugize neza rwose, Imana izabamugisha. Murakoze kandi mukomeze kugira ibihe byiza. namwe ibihe byiza.